mwese mbifurije amahoro y'Imana kuri mwe mukurikiye Domane Yuslev wahisemo neza cyane kugira ngo nibindi bihe byose ujye uhitamo neza gutya kora subscribe hanyuma dukomeze tujyane neza mu bindi bintu byose bigiye bitandukanye byiza kandi babiri makuru agezweho. Munyemerere duhere ku byo n'ubundi ibyasohoye kw'uburyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari yavuze kuri Kisekedi riratashye. Murabizi neza ko ibyo mwari mwiteze abantu benshi ari isinywa ry'amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu bijyanye n'ubukungu. Rero nibwo tariki ya 3 Ukwakira 2025 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington nibwo rero u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari biteganyijwe ko birashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ndetse bikaba n'intambwe yari kuzasiga n'ubundi amateka amashya mu bantu b'ibihugu byombi. Ariko rero intumwa murabizi ko ibihugu byombi intumwa zari zoherejweyo mu byo zari zaragiye gukora zari zigamije kugira ngo umukono w'amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Bararigije rero bakora byinshi cyane kugira ngo amasezerano azashyirwe mu bikorwa cyangwa se azashyinwe. Ibintu byose rero byari byarashyizwe ku murongo, akazi katoroshya, akazi gakomeye kari karakozwe na buri ruhande rwose. Ariko rero twatunguwe nuko tariki ya 3 Ukwakira 2025 ubwo rero umunsi nyirizina w'isinya ry'amasezerano ibihugu byombi byari bigiye kwemeranyaho, ibintu byose byahise bihinduka. Ibyo twari twiteze abantu bihita bihinduka mu buryo rero butunguranye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nibwo yasabye intumwa ze rero kutagombwa kuba zasinya amasezerano mu gihe 30% by'ingabo z'u Rwanda zikiri muri kino gihugu cya RDC. Angana u Rwanda rutamenye neza kuko impamvu yihutirwa ituma amasezerano acishwamo akarongo atagisinywe. U Rwanda rero rwatangaye cyane, ariko rero intumwa za RDC ubwazo nazo ntabwo ziyumvishaga uburyo ibi bintu bikozwe, uburyo bitagiye ku buryo batagiye gusinya amasezerano, ibihugu byombi bitagiye gusinyana amasezerano. Mu biganiro byose rero byari byabaye mbere, byari biganiro byatangaga umusaruro ku munsi nyirizina biza gucishukamo umurongo. Nta numwe rero wari wavuze ku ngingo ifite ahuriye n'ingabo, ari nazo Kisekedi yakomeje cyane. Uko byagenda kose cyari ikintu cyitezwe ko ari nk'isoko byibuze y'amahoro y'ubufatanye, aho byahindutse inkuru y'undi munsi, byahindutse ibindi ibyo abantu bari biteze biza kurangira atari ko bigenze. Ariko u Rwanda rero rwagaragaje uti twatunguwe n'icyemezo cya RDC. Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nibwo yavuze ko rero bari biteguye neza gusinya mu gitondo gikurikiraho. Ariko rero ku munota wa nyuma Perezida Tshisekedi yahaye intumwa z'amabwiriza yo kudasinya. Yagize ubwoba bwinshi cyane bw'uko abaturage bo mu gihugu cye babyakira nabi, kandi n'ubunere yakoze bishoboka byose kugira ngo amasezerano ntasinywe. Ibi ngibi rero nibyo umuntu yavuga ko bitari byitezwe na gatoya. Ambasaderi rero Nduhungirehe yongeyeho avuga ko ayo masezerano yari y'ubukungu gusa, nta na hamwe rero harimo hagaruka ku bibazo by'umutekano, dore ko nabyo bifite amasezerano yabo. Mu ijambo rya Nduhungirehe yagize ati ibiganiro byose byagombaga byakorwaga mu buryo bw'ubucuruzi n'ishoramari. Ingingo zerekeye umutekano rwose zikurikiranwa n'urwego ruhuriweho rw'umutekano JSCM, nirwo rero rushinzwe gukora ibijyanye n'umutekano. Rero bino biganiro cyangwa se amasezerano yagiye gusinywa, mu biganiro byose byabaye nta ngingo y'umutekano umwe byegeze biza mu by'umutekano bigaharirwa urwego ruhuriweho. Nibwo yavuze ko icyo cyemezo n'ubundi cya RDC cyateye urujijo rukomeye cyane nyuma y'akazi gakomeye buri ruhande rwarakoze, ndetse n'uruhande rw'umuhuza mukuru Musad Bruce, umujyanama w'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu bya Afurika, nawe
cyane yatunguwe ndetse hamwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika nabyo byaratunguranye cyane aho bashyizemo imbaraga zikomeye cyane nyinshi kugira ngo impande zombi zumvikane. Ibi rero kuba bitarigeze bihabwa agaciro na leta iriho ubu ngubu ya Kisekedi ntabwo ari ibintu umuntu yaha intebe ngo abe yabishyigikira, dore ko nyine byabaje benshi, byabaje umuhuza mukuru ndetse binababaza n'uwo bari bafitanye amasezerano kugira ngo bayasinye ari w'u Rwanda. Birumvikana igihe cyari gishize bari mu biganiro ni kinini, none kugera ku munota wa nyuma ibyo bimenyeje bagiye kubisinya ni ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha niyo yavuze ko rero icyemezo RDC yafashe ari urujijo rukomeye cyane rwakozwe ku muhuza Musade Bruce mu bya Afurika ndetse na minisitiri w'abanyamahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha ni minisitiri Nduhungire yibukije ko n'ubundi muri 2024 Kisekedi ari nawe kandi wanabujije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC gusinya amasezerano yo gusenya umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Nyamara abahagarariye ingabo z'ibihugu byombi ibo bari bamaze kubyemeranyaho. Uyu ni Kisekedi wahagaritse amasezerano yagombaga gusinywa hagati y'u Rwanda na RDC. Ku munota wa nyuma ahita atanga order yuko hatagombwa gusinya amasezerano uko byagenda kose. Ibi byari byaravuzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ko ibyo wumvikanye na Kisekedi muvaho ngaho yamaze kubyibagirwa. Abakurikiranira hafi umubano w'u Rwanda na RDC bamaze kubona ko iki mitwaro ya Kisekedi basibibuka amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze. Nanjye nese nyibuka cyane kuko ibi ngibi nibyo yavugiye mu kiganiro yagiranye na Mario Naufar wo mu Werurwe 2025 ubwo ikiganiro cyanyuze kuri X cyangwa se ari umugabo ukoresha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane ukoresha X mu buryo bukomeye cyane niwe waganiriye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Werurwe 2025 aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye kuganira na Perezida Kisekedi inshuro nyinshi. Hanyuma akijya ku butegetsi baraganiriye, ariko yanabonye kubigoye cyane kumvikana uyu mugabo kuko bari bamara kumvikana ibintu ibyo bumvikanye rero bakiva aho ngaho akabyabihinduye. Nibwo muri iki kiganiro yagiranye na Leo Lofa nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize ati ntabwo nanga kuganira nawe ariko dukwiye kuba twumvikana, kuba tuvuga ibintu cyangwa tumvikana ibyo bintu bifite inyungu ibihugu byombi kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ibibazo. Nta kibazo mbifiteho. Kumvikana Kisekedi nicyo kintu cya mbere kigoye. Ndashaka kubyerekana, nshaka kumenya umuntu waba warumvikanye nawe waza kambwira ati wowe urabeshya. Nagiye nganira nawe kenshi kemeranya ibintu byaba igiso agisohoka aho ngaho mu muryango akaba yabyibagiwe gusa akabihindura akumva ko akumva ari kuvuga ngo oya ntabwo ibyo twigeze tubivugaho rwose. Ibi ngibi nibyo yabajijwe icyo yabwira Perezida Kisekedi nibwo babaye bicaranye ku kanya. Icyo yahita amubwiye niko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize ati namubwira ngo nakwifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza kandi rwose ubutaha utinongera kwicara nawe nzabimubwira imbona nkubone. Ntabwo bitinze, ntabwo bisaba igihe kirekire cyane kugira ngo kuko ibimenyetso Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze bibe byasohora bibe byabaho. Nibyo n'ubundi bibaye ejo bundi tariki ya 3 uku kwezi nibwo n'ubundi nabyo bise ko biba. Abantu benshi bari bategereje ko byibuze amasezerano intambwe nziza irabitewe ariko nta byabaye rwose. Nibwo byibuze kwisubira kwa Kisekedi ku masezerano
byasize benshi bibaza ibintu byinshi cyane kuko bari bafite ubushake bwo kuba bashyira ibikorwa bigendanye n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC hagati y'u Rwanda na RDC. Ibyo nabyo byibuze batekerezaga ko bigiye kubisigaye ibyo bisigaye ibindi byaratanze umusaruro byibuze bikanavugwa ko kuba amasezerano yabagiye gusinywa atarasinywe ejo bundi nyine bavuga ngo amasezerano nasinywa byibuze bizoroshya amasezerano y'umutekano cyangwa se amasezerano y'amahoro ari nabyo ari mu biganiro nayo kuba yatangira gushyirwa mu bikorwa nabyo rero bakareba ko byibuze byazatanga umusaruro kuko andi masezerano yabaye ayanga Perezida Kisekedi yarugoye bikarangira atashyize mu bikorwa. Rero byagaragara ko byari kuzagira ubushake bwo gushyira umukono cyangwa se bwo gushyira mu bikorwa ibigendanye n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC hagati y'u Rwanda na Congo, ariko nabyo byose bigaragara ko bizagorana cyane kugira ngo bigerweho. Mu gihe rero isi yari yizeye ko amasezerano nayo ari intangiriro y'igihe gishya cy'imiyoboro cyangwa se cy'imikoranire myiza hagati y'u Rwanda na leta ya Congo, kikaba n'icyemezo kandi cya Perezida Kisekedi yongeye kuzamura igihugu hagati yongeye kuzamura kino gihugu hagati y'ibihugu byombi byibuze bye byizeye ko ibihugu byombi bizongera kubana neza akangononwa gakavaho ugafitwe n'uruhande rugafite. Ibi rero bivugwa ko yari kuba ari intangiriro byibuze nshya y'imikoranire. Icyemezo cya Perezida rero Kisekedi kikaba cyarongeye kuzamura igihu hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba rero ibi bibayeho biraza guca intege cyangwa se biraza gutuma abantu batekereza ko amasezerano yo kurandura FDLR u Rwanda rwasinyanye na leta ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nabyo bizagorana cyane kugira ngo bishyirweho umukono cyangwa se bishyirwe mu bikorwa. Igisigaye no gushyirwa mu bikorwa urwego rutangire ruhuriweho rwo kurandura umutwe wa FDLR, hanyuma n'ibyo u Rwanda rushinjwa na leta ya Kongo byo kuba rufite ingabo ku mupaka zibe zizahabe hakurwaho icyo gihu, nabyo u Rwanda na Kongo byongeye bane neza. Ariko bigaragaje ko nyine Kisekedi ntabwo ashaka kongera kubana n'u Rwanda, ntabwo ashaka amahoro mu gihugu cye, ntabwo ashaka ko akarere gatekana, ubwo byose bifite ingaruka ku karere birumvikana. Byose rwose bifite akarere bifite ingaruka zikomeye cyane ku karere. Ibi rero ntabwo umuntu ari byo umuntu yatindaho cyane, ahubwo bishobora kuba byaba ikindi kintu cyo kuganiraho koko amaherezo ya Kisekedi, amaherezo ya RDC, ariko amaherezo yayo yo ni ukuba M23 izagira ikikora ku basirikari ku ngabo ibihumbi 9 birenga byinjijwe mu gisirikare cya AFC M23. Birazagaragaza ko neza ari imbaraga zidasanzwe igisirikare AFC M23 imaze kugira, kiragutse cyane ku buryo kiri gukabakaba n'igisirikare cy'ibihugu bitandukanye birimo n'u Burundi mu mibare, kuko bamaze kuba benshi cyane ku buryo bagiye kubanyanyagiza hirya no hino mu bice bitandukanye, nyuma byafatwa ubutegetsi bwongere bube ubutegetsi koko ubuhamye, mu gihe Kisekedi azaba atakiriho ko ntabwo intego nyamukuru bafite ari uko barajya hariya gusa ngo bafite uduce birangira, bashaka kugira ngo abanyekongo bose muri rusange bongere babone amahoro arambye y'igihe kirekire kandi bose bafite uburenganzira bungana. Ku bijyanye rero nuko iryavuzwe risohoye na Perezida Kagame byo
ntabwo ari byo gutindaho cyane kuko ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame byavuga igihe cyose bari ukuri kandi bafite facts zumvikana kandi zirasobanura ibintu neza. Rero uyu ni nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yagiye agaragaza kenshi ko yaganiriye cyane na Kisekedi ariko bigoye kugira ngo abe yabakumvikana. Rero bigoye kuko uyu Kisekedi ngo ahinduka nk'ikirere, kuba rero ibyo mwaganiriye asohoka mu cyumba ariko kugira umusazi uti oya ibise twageze tubiganiraho reka ibyo rero nibyo bigaragaza ko ibyo Kagame yavuze bitanze umusaruro. Mwese rero aho muri hose ndagira ngo mbifurize impagarike n'ubugingo, mbifuriza amahoro y'Imana, amakuru subscribe hanyuma dukomeze dukurikira amakuru abagezweho cyane kuri Doma News Live. Hanyuma nanjye nzanye batambika uko agenda tugera gatanu ku kandi update ku zindi n'ahandi rero bakora ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, uretse kudukora subscribe kudukurikira hanyuma notification zose zizajya ziza ukajya uzikurikira mu bambere. Reka ngushimire kandi Imana iguhe umugisha, ukomeze ugira impagarike n'ubugingo, amahoro y'Imana akomeze abane nawe.